Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose, ibamera amahoro itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Dushimye ko abana natwe ukaturinda, n'uyu munsi ukaba waturinze, akaba ari nta gikuba cyacitse. Icyubahiro ni icyawe. Duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese tuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho. Kimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, unibane natwe muri uyu mwanya wo kukuhimbaza mu ndirimbo. Utubere umwanya w'umumaro, ntube imfabusa, kandi utwemerere iyi ndirimbo izamukire kuba urwibutso imbere yawe. Urakoze kumvishe gusenga, uniteka ryose. Amen. Tugiye kuririmba indirimbo y'196 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba, nibyo bihora binezeza, nta wundi wo kurundindira keretse we, nta wundi wo kurundindira keretse we, sintinya ibyago bizanzaho, ndamwizeye, kuko andi imbere bitunganya, ni nawe umenya ibinkwiriye, ko ari byiza, ni nawe umenya ibinkwiriye, ko ari byiza, ndi impumyi njyewe sinamenya ibyafasha, ntabwo nzamwaka urufunguzo, ahubwo mfashe ukuboko kwe, mwiringiye, ahubwo mfashe ukuboko kwe, mwiringiye, ntabwo namenye imigambi ye, nzi kimwe cyo, nzi yuko ankunda ubudasiba, nzi yuko ambera ubuhungiro, nkiri mu isi, nzi yuko ambera ubuhungiro, nkiri mu isi, yewe ibyo birampagije, nguwe neza, sindeba kuko ibizambaho, bizwi na Yesu wampfiriye, natinye iki, bizwi na Yesu wampfiriye, natinye iki, bizwi na Yesu wampfiriye, natinye iki. Ishimye Imana kubw'iyi ndirimbo. Indirimbo numvisha ari iri kumfasha, numva twayiririmbana. Indirimbo iratubwiye ngo ni Yesu ufite urufunguzo ngo rw'ibizaba, nibyo bihora binezeza, nta wundi wo kurundindira keretse we.
Yesu niwe ufite urufunguzo rw'ibizakubaho, Yesu niwe ufite urufunguzo rw'ibizambaho, nawe bijye bihora bikunezeza, kubera ko twebwe nk'abana b'abantu turapanga, tugapanga imigambi, tugapanga ibyo tuzakora, ariko ni ukuri Yesu niwe ufite urufunguzo. Twebwe hari n'igihe dushyiramo imbaraga zacu, tugakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo icyo twifuza tukigereho, ariko bikanga. Ni ukuri nezezwa nuko ari Yesu ufite urufunguzo, kandi nta wundi wo kurukurindira, kubera ko we ntago wakishoboza, inshuti yawe ntago yabishobora kurukurindira, keretse Yesu wenyine. Imana itugirire neza. Emerera Yesu rero akuyobore, emerera Yesu agufate ukuboko, kubera ko niwe ufite urufunguzo rw'ibyawe. Imana itugirire neza. Igitero cya kabiri kiratubwiye ngo sintinye ibyago bizanzaho, ngo ndamwizeye, kuko andi imbere abitunganya, ni nawe umenya ibinkwiriye ko ari byiza, ko ari byiza. Witinya ibyago, witinya amakuba, witinya ibigeragezo uri gucamo, witinya uburwayi urwaye. Izere Yesu, izere Yesu ni umwami n'umukiza, aragukiza. Yesu aragukura muri icyo kibazo uri kunyuramo, Yesu aragutambutsa gukure muri icyo kigeragezo, kandi nubwo niwizera Yesu, nubwo wanyura muri ibyo bikomeye, araguha imbaraga zo kubitambukamo. Iyo utari kumwe na Yesu ngo umwizere, akenshi iyo ugeze mu bikomeye, wowe ushaka kwishakira igisubizo nk'umwana w'umuntu, aho bamwe bashakira mu kwiyahuza ibiyobyabwenge, aho abandi bashakira kujya mu bapfumu, gushakira amahoro mu bapfumu, aho abandi bashakira mu bintu bitandukanye kugira ngo barebe yuko ibyago barimo babivamo, ariko nta wundi wababashisha, nta wundi wabikora, nta wundi ushoboye uretse Yesu. Izere Yesu rero, ni umwami w'amahoro, ni igitangaza, ni Imana ikomeye, yitwa Ndiho, yitwa Ishobora byose. Ibyo byose arabishoboye, ibyo uri kunyuramo byose arabigutambutsamo, kandi niwe umenya ibigukwiriye, niwe uzi iby'umumaro kuri wowe, niwe uzi ibyakugirira umumaro mu gihe kizaza, niwe umenya ibigukwiriye ko ari byiza cyangwa ari bibi, akamenya ibyo akugirira. Imana itugirire neza. Ngo ndi impumyi njyewe sinamenya ibyamfasha, ntabwo nzamwaka urufunguzo, ahubwo mfashe ukuboko kwe, mwiringiye. Wowe ntabwo wamenya ibyagufasha, njyewe ntabwo namenya ibyamfasha. Ni ukuri twebwe tureba ibyoroshye, tureba ibyihuse, ariko Yesu areba ibyagufasha, amenya ibyagufasha. Ngo ntabwo nzamwaka urufunguzo, wimwaka urufunguzo, mureke ari we urukubikira, kuko niwe uzi ibyagufasha. Ahubwo fata ukuboko kwe umwiringiye, byose bizagenda neza. Fata ukuboko Yesu umwiringire, kandi wowe utari wamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndakwinginga uyu munsi fata umwanzuro, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko niwe uzi ibyagufasha, niwe uzi ibyakugirira umumaro, niwe uzi uko yabigenza bikemera. Nyemerera ufate umwanzuro, utari wamwakira umwakire, kuko muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo umunezero, muri Yesu harimo kugubwa neza, kandi niyo ugeze mu bikomeye gufata ukuboko mukabitambukanamo neza. Imana itugirire neza. Ngo ntabwo namenya imigambi ye, ngo nzi kimwe cyo, ngo nzi yuko ankunda ubudasiba, nzi yuko ambera ubuhungiro nkiri mu isi.
ni ukuri ntabwo wamenya imigambi ya Yesu, ntabwo wamenya imigambi y'Imana kuri wowe, kubera ko twebwe tureba iby'uyu munsi n'ibyashize, ariko ibiri imbere ntabwo tubizi. Yesu rero niwe uzi imigambi kuri wowe, ariko menya yuko nubwo utamenya imigambi ya Yesu kuri wowe, umenye yuko agukunda ubudasiba. Yesu ankunda ubudasiba, Yesu aradukunda, yicishije bugufi abana natwe, ni ukuri aradukunda, urukundo rwe ntirugira akagero kandi ntirurondoreka. Imana itugirire neza kandi atubera ubuhungiro. Yesu niwe buhungiro bwiza. Nibyo nahoze mbabwira, abantu bagerageza kujya gukora ibindi bintu byo mu mwijima bakavuga ngo turi gushaka ubuhungiro, ariko mu by'ukuri nyuma y'ibyo byose, nyuma yo kwiyahuza ibiyobyabwenge, nyuma yo kujya mu bapfumu, nyuma yo kujya mu bidafite umumaro, nyuma yo kujya mu byaha, uzabona yuko Yesu ari we buhungiro bwacu. Nyemerera, wemerere Yesu akubera ubuhungiro, umubwire ibyawe byose, umugire inshuti, kubera ko Yesu ni inshuti nziza. Yesu ni inshuti kugira inama. Iyo ugendanye na Yesu nta gukorwa n'isoni, kubera ko akugira inama, uramubwira akagusubiza, kandi ntabwo ajya kugutaramana mu bantu. Kuri Yesu umugira inshuti, umugire uwa mbere, umwemerere atware urufunguzo rw'ibyawe. Ngo yewe ibyo birampagije, nguwe neza, sindeba kuko ibizambaho bizwi na Yesu wampfiriye. Natinya iki? Natinya iki? Ibizakubaho wibitinya, ibizakubaho byigutera ubwoba. Yesu arashoboye, Yesu ni umwami, Yesu niwe ugenga byose, niwe mugenga wa byose. Yesu arabizi, azi byose, azi ibikugoye, azi ibiguciye intege, azi ibikujyanye kure. Bibwire Yesu byose, Yesu azabigenza neza. Umwizere kandi umwizere, ni ukuri witinya, kuko Yesu ibyo byose agiye kubigenza neza. Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana kubw'iyi ndirimbo, kubw'ubu butumwa bwo mu ndirimbo. Imana itugirire neza. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye. Indirimbo iratubwiye ngo ni Yesu ufite urufunguzo ngo rw'ibizaba, ngo natinya iki? Mwami, ntacyo twatinya, dufite umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo wohereje kugira ngo aze kutubera igitambo. Mana, wagize neza. Yesu ni inshuti nziza, Yesu ntahemuka, Yesu ni igitangaza, Yesu ni umwami w'amahoro, natwe turamwizeye. Mwami, nsengeye abankurikiye kugira ngo Mwami nabo bamwemerera abayobore, bamwemerere ababera umujyanama, bamwemerere abafata ukuboko, kuko ufashwe na Yesu ukuboko ntajya atsindwa habe na gato. Urakoze Mwami, turindira ubugingo ko aribwo buzakubona, kandi ukomeze uduhe kukwizera muri byose. Ukomeze wagura umurimo wawe, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Kandi dusengeye n'abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo bamwakire. Urakoze Mwami, abafite intimba n'agahinda baha amahoro yo mu mutima, kandi Mwuka Wera azerekeze iyi ndirimbo ikore icyo wagambiriye. Byo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane kubana nanjye muri aka kanya. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, ariko nimwemerere Yesu ababera umuyobozi. Nimumwizere, ni umwami udahemuka, ni inshuti nziza, ni Imana itwitaho uko bwije n'uko bukeye, kandi uburenzi bw'Imana bukomeze bubabeho. Nawe ubutaha. Bye.